Yora yora nk'ibisanzwe ni wa mungu wanyu Amuza TV show muza jya kubita ibiganiro by'amakipe, ibiganiro bishyushye, urugo rw'imikino, kandi tukaba turi kumwe n'abasaza b'abasenguzi ba mbere mu gihugu bajya bashakisha abantu benshi bavuga ati wa mahirwe nkavugana na Muzehe Tawuneri Kikamana Isaac. Abasaza nkunda cyane, bimeze bite muri aka kanya ko muramutse ikirere cyiza mwiteguye ikipe yanyu Rayon Sport? Ese murabona iki gikombe ko izagitsindira cye bazayihondagura? Bimeze biti abanyarwanda batuye muri Amerika, batuye mu Burayi, batuye muri Aziya, muri East Africa, nkuko bisanzwe tubaha ibiganiro byiza bisukuye. Amuza TV ni televiziyo nziza kandi yumvwa n'abanyarwanda bose batuye ku isi n'abadiaspora bose. Ubu tuvugana tuje kubaha amateka ya Rayon Sport nyayo kuva muri 38 ishingwa. Ibikombe twatwaye tugiye kubishyira ku murongo, tubitonagura bya shampiyona iby'amahoro. Ntago ari ubwa mbere twaba dutwaye igikombe, ejo tuzacyanura cya gikora, tuzacyanura, tuzagitsindira ibitego 3-1. Ariko n'ubundi muri iyi minsi tubanye neza, tubufatanye cyane cyane ko twafatanyije tugahomba, twashoye miliyoni 30, twishyuza 29. Ibibazo ariko ndi kumwe n'umusesenguzi Muzehe wanjye andusha imyaka igeze ku 10, yumva yanangiye izuba ko yarebye match kuva mu 71 kigera mu 43. Turi Nyanza, twaje Kigali 83, tuzaza tubasobanuriramo ubwo muragumya duhana amajambo. Reka njye kuri Muzehe wanjye Tawuneri njye ndagira ngo mfite amatsiko, n'abana bari kubyiruka ubu bafite amatsiko. Ese Rayon Sport yavukiye, ese Rayon Sport yatangiye gute, ese yatangijwe n'abandi, ese yatangiye igihe n'iki? Hari abantu bashaka bakivuka bakiri bato bashaka kumenya amateka ya Rayon Sport nk'ikipe ikunzwe n'igihugu cyose. Muzehe wadusobanurira cyangwa ukatangariza abanyarwanda aho bari hose igihe Rayon Sport yaba yaratangiriye kugira ngo yinjire mu mukipe nawe kugira ngo yinjire mu bintu byo gukina, n'igihe yatangiriye n'igihe yavukiye. Urakoze muvandimwe wanjye tangazaji wa Amuza TV. Nakoze cyane. Nukuri ndakubwiza ukuri yuko ekipe ya Rayon Sport yavukiye i Nyanza. Nukuri itangijwe n'umwami, uri kubyumva? Yes. Ekipe rero yitwaga Amasata kera. Amasata. Ubwo rero iza kubatizwa yitwa Rayon Sport Football Club. Nukitangirira i Nyanza. Itangira ari ikipe nziza, itangira itwara n'ibikombe. Igikombe cya mbere ndibuka yuko yagitwaye muri 76. Ari igikombe cy'amahoro. Yes. Icyo gikombe 76 nibwo yagitwaye. Ndakeka ifite ibikombe 10. Mu bikombe 10 urumva icya kabiri yagitwaye 79. Ikomeye cyane ikubita ivunagura hasi hejuru. Icyo gihe rero football yo mu Rwanda yari itarazamo za maguyi, itaje ko bya biracitse, urumva itaramenya ibirira by'amafaranga bitarazamo. Football yacu bajya bavuga ati n'uburozi busigaye buzamo, none n'uburozi busigaye buza. Yes, ariko nukuvuga ngo icyambere kishe football yo mu Rwanda yagiye kwangirika cyane nyuma ya genocide, nibwo itangiye kwangirika, niko hajemo ibintu by'amafaranga, byo bica match fixing, ugasanga ikipe igiye gukina indi kareba igasanga ntago iri buyibashe, gaca inyuma ikajya gukora amaguyi mu bakinnyi, igategura, igatanga amafaranga. Umupira warapfuye. Football yo mu Rwanda yamaze kwangirika. Nishaka twajya twirebera isi Burayi. Yes, yarangiritse kubera ko ikigaragara cyo mu match fixing ubu ngubu nta ikipe igitwara igikombe ibimerita. Wapi urumva? Nukuvuga ngo ikiriho ubu ngubu n'amafaranga. Ndakubwiza ukuri, nta mukinyi wakiniraga amafaranga. Yakiniraga ishyaka. Yakarwanira neza ko baba kuri match bakagira isheke. Amandazi. Rero ndakubwiza yuko n'agafaranga mbere twari turi mu mudendezo. Yes. Ikipe ikagutsinda yabikoreye kabisa. Ikipe ya Rayon Sport yari ikipe yaryanaga, niyo mpamvu yaje kuba ikipe y'abaturage. Ako n'ubundi ni y'abaturage n'ubu. None se umuntu wayigura? Ni n'abakipe. Sadate yavuze ngo azayigura, ariko nta muntu wagura Rayon Sport. Ese wagura 12 by'Abanyarwanda? Oya,
ntabwo iriya kipe igurika mbese inigira nyirayo ntabwo igurika biriya nibyo bivugisha ni nko kwizenguruka kuryoshya ikiganiro gusa wenda Sadati icyo yadukorera yaduha prime nk'umuntu twemera yaduha prime ibyo ntabwo tubihakanye ariko biriya byo kuvuga ngo yayigura ntabwo byashoboka twaba tugiye kuze ku gikombe cya kabiri tuvuye ku gikombe cya kabiri Aha. icya gatatu rero ekipe ya Rayon Sport nabwo yakitwaye 82 nabwo yagitwara ariko turi mu bikombe by'amahoro ntabwo turi mu bya shampiyona shampiyona dufite 9 ariko turashaka kwereka ko aperi tutwaye igikombe ejo bizaba ari iby'amahoro nyine dufite ibikombe 10 by'amahoro kuva aho twashingiwe reka muzakomeza babwire ni ukuvuga rero igikombe cya kane nicyo tugezeho yagitwaye 8 n'umunani nibwo yagitwaye kurumvaga yicagara ibyo mahano nshaka kukubwira muri bya bikombe 10 nakubwiye uri kubyumva rero iriya kipe yari ifite abakinnyi bakomeye barenze urumva bakikaye watwibutsamo abakinnyi bari bakomeye mwizamu twari dufite witwaga Ntacyakukura Sabiti yego uramuzi ndamuzi namubonye 8-3 tukagira ba King Bernard ndamureba tukagira abantu Tabigwa tukagira bandiki ba mapike kamutanga kamukari kagufiya batuma para ku buryo yambaraga jezi yagarukiraga ku gitsina kari kagira ngo nikanzu yambaye ariko Duma Para akaba n'umukinnyi ukira kuri 11 wasaze harya bamudeye imiriye bamudeye na seri abo n'abanyuma yejo bundi urumva ni ukuvuga ngo iriya Rayon Sport yakoraga biriya bikombe yari ifite abo bakinnyi ufite ubuyobozi bwiza ariko mutavuga amafaranga Kibambasi Mugemana urabazi ntabwo bazi icyo gihe bakiraga n'umupira batagendeye ku mafaranga n'ubwitange ifite abakinnyi bakomeye Mediani ikomeye ya Murenzi Kasimu uramuzi papa wa Murenzi si papa so Budariya imuganda hari bahita muki hari hafi yo kwahari si muganda barakumushyigikira Museye turagusuje bwana Murenzi papa bawe yari umukinnyi ukomeye turamwemera ni Kabananga w'umurego kuri w'indani aya nama kuduje kuba abanyamakuru mwese mwiza mujye mukutureba kugira ngo mumenye ibyo tuvuga twe ntabwo tubeshya dufite imyaka 50 uyu mugabo afite imyaka 30 tugiye kubabwiza ukuri iyo byo gutara amakuru mujye muze mudutaha amakuru bababwira amakuru buriya rero ni ukuvuga ngo buriya Murenzi Abdallah yari afite n'umuvandimwe ariko aramuntu kunyumva ujya budare duhere no mu nama ati mureka kamana gatanga igitekerezo Kasimu buriya yari inshuti yanjye rero Murenzi Kasimu yari inshuti yanjye gusa ikimbabaza nuko buriya umwana we Murenzi Abdallah tutaziranye genziranye na papa we nzaguza nawe udana inshuti yanjye cyane udara nzaguza n'umusaza uri inshuti yanjye urabizi kabisa yewe ubundi mvuka Nyanza neza hari Gahondo y'amavuko yanjye urumva ko mbazi ndumva uri iwacu kabisa ariko nanjye mvuka Nyanza aho biti bugura muso kwa Rubangura hari akucyusi cyo kwa Paul hari Karama hari twameseraga je n'uwibugura giye kwibugura si Gahondo se ni ikipe yaje nuba ikipe rero witwa murumuna wa Murenzi Kasimu witwa Aba mukinya mwiza cyane urumva ko ariko bari bafite n'akana kakinaga muri Rayon Sport kimuganda murebo karavunitse kabaka koci sinzi kuri zina rya kuri rangibagiwe byanciyemo uriya indera byanciyemo nuko inuza iriya selection ya Rayon Sport y'icyo gihe yari imeze nabi yari ifite abakinnyi bakomeye bifite abitwa bandagano bitanga kabisa batagendeye amafaranga iki wati ufite amakwisi wa nomero 9 mwiza cyane atakato point ikagira uwitwa Miko Michel Miko yarenze urumva buriya habaga amakipe akomeye urumva ikagira ujya wumva nta ndirimbo ya Rayon Sport baririmba na sembagare yabiye na mwe murayizi mwese ikagira uwitwa Ntuza Rudasingwa wari Mediani nziza cyane ariko mana wasubiza inyuma tugatangira wareba Rayon Sport biruka bita Gasenyi bakayisuzugura none ngo ngwicyamo ntabwo tukizi ni kwa peri ivuga sumo ntabwo tukizi none reka tubereka reka tubanure cyo kumanywa y'aho abanuri muzere aha muze
njye mfite amatsiko kuko ntabwo reka nmuzi tujye cyane gukomeza ibikombe bya njye mfite turi ku amatsiko bikombe by'amahoro bishaka twatwise yuko ku gikombe cya gatatu muri mirongo ine na kangahe tugiye gukomeza kugeza ku bikombe 10 tugiye ku gikombe cya karindwi cya karindwi kuko hari abantu bashaka kubyumva ariko kubyiruka ubu kandi bakunda Rayon Sports y'ibihumbi 2003 batwaye Peace Cup yego uri kubyumva ariko ni 9 gatatu twarayitwaye na 2003 turayitwara uri kubyumva tongera dutwara iya 2016 cyane tongera dutwara iya 2023 y'ejo bundi ishize cyane covid irangiye none se ko bavuga nta bikombe by'amahoro dufite ibyo bikombe ni Kiyovu yabitwaye ni Mukura na Peri ndumva Rayon Sports turi ko byinshi cyane bejo mu gitondo ntabwo baza bigeze mama Rayon Sports niba nayiza amateka okay ubwo bikombe bimaze gutwara ni ibikombe 10 by'amahoro ahantu dukubita tubangura ndashaka tumenye ejo match tukiri kuri Muze Taunere match ejo mwiteguye kute ya APR ifite abakinyi bameze neza bari gukorera basaka massage bameze neza bari kwitegura ukuntu ejo bazabakonyora urumva mumbari ikipe yanyu nyikiri kuri Muze Taunere ikipe yanyu mwiteguye neza ese iraruhutse neza imeze neza aniri uyu niwe musesenguzi Muze ni wundi wo musesenguzi wa kabiri Muze barugajurigane n'abanyamakuru bakazana aba gatatu reka tubabwire ibi bizava muri match ejo kandi ibyo dutangarije abanyarwanda batwishikiza nimwumva bibaye ukuri muzatwubahe Muze ejo ikipe ya Rayon Sports yiteguye gute meze neza mu bantu b'abakinnyi bantu b'abatoza bameze gute ejo match izaba imeze gute kuyibona ni gute ikipe yawe imeze neza urakoze cyane ngira ngo ubwo meruka gutangaza nabatangaje mu bikombe bibiri ko nshaka guterura igikombe muri minsi iyi Peace Cup rero ndayikumbuye rero kama mbaya uri kubyumva hasi hejuru ariko byanga bikunda iki gikombe Peace Cup ugomba kugiterura ngomba kuyiterura kabisa bari kuyitegura bategure gute bigende gute ariko ngomba Peace Cup ndayishyira hejuru abanyarwanda bari kubyumva abari ku mabare nijoro bari hanze bari kumva yuko ndasaba abanyamupira bihangane amagambo bavuze ngo ntitwatwaye icyamahoro tubabwiye ibikombe twatwaye 10 kuva 6 noneho abateguye nibategura uko babishaka icyo natangariza abanyarwanda nuko ubuyobozi bw'igihugu nibwishima kuwa mbere bazatanga konje kugira ngo turuke mu gakeya kuko tuzaba twavunitse leta se kari umubyeyi ko mbizi leta n'umubyeyi iri kutwumva Amuza TV muducungira umutekano perezida wacu turamukunda Imana yaramuduhaye Paul Kagame turamubaha turamukunda yatuzaniye amahoro nukuvuga ngo nidutsindira match ejo umupira gusa ntabwo ari intambara rwose tubarage ishobora gutangaza ibingibi ejo wenda bigahinduka ariko niyo byahinduka nakora fair play ariko mu busesenguzi bwanjye igikombe cyo zakimanika ariko nabwira abanyarwanda n'abatuye muri Amerika n'abatuye ko kuwa mbere ashobora kuba konje itunguranye kwera ibyishimo none se abantu babishimye bakagira imbaraga zo kujya gukora nukuvuga ngo tubaze iminsi makonje nizaba gusa pe nari nitsinda nzakoresha po fair play nzakora fair play football ntabwo ari intambara ndasuzuma umuvandimwe wanjye Tofisi umunyamupira ndasuzuma umuvandimwe wanjye Jangwani ndasuza abayobozi ba Peri ndasuza abayobozi ba Rayon Sports tubirimo neza twese turi kumvikana nta macakubiri ari ngewe sinumvikana gasatate twariyunze muvunyi twariyunze abantu twariyunze turi gutara umugozi umwe football ntabwo ari intambara wangu kabara ukiri ku bayobozi ba Rayon Sports wa mugani abayobozi ba Rayon Sports bameze gute ahantu bari ibyishimo si byose twari turi mu nama nimugoroba kuri hoteli ya databuja Papa Keri Kazungu hari udufaranga twateranije twa prime twadutanze uwo mukinyi wa Rayon Sports hatarimo imishahara tubafite imishahara yambesha yewe tubafite imishahara y'amezi 2 twagomba kuba ejo bundi match igenda nabi twashora amafaranga ariko ntiyava muri stade abantu bakwita mu mupira numira n'abanyamakuru kugira ngo bajye
bakangurira abantu kugira ngo baze ku mupira hakiri kare bakangurira abantu kuko babivuze bitinze twatanze miliyoni 30 twishyura 20 twahombye miliyoni 1 ariko ngubu Ferwafa yavuze ko ishobora kuzushumbusha ariko twebwe twatanze prime twari mu nama hariya Inyarutarama bo mukinyi arahembwa agaprime abati ba Espace Gate n'ubwa mbere Sport itanze amafaranga ni byumvikana ko igikombe tugikeneye prime ni senyisa buri mukinyi kandi twarangiza tugahemba abakinyi ejo bazahabwa senyisa n'imishahara abo bayibona yego kuva rero abarayo bose barimo wasiri barimo bakorode barimo barwa marayika ubu twese turebe icyo dupfa turebe icyo dupfana nta matiku dushaka tugumwe tweko twakwa bino bikombe bibiri uyu mwaka uduhire ijambo reka dusubize muzehe nawe nyine afite abantu bagomba gusuhuza akabwira na fan club yiwe numvisha ari gufungura muri iyi minsi bakamujya inyuma bakajya gusiribura bakamira amababa ejo muri stade ejo muri kunaraga uyu musaza ni uzaba uri president uri apaso kunaga kaba vice president umuvugizi abari ni fan club kunaga tuzafungura mbere yuko tumara gukina na Bugesera ubwo tujye kuri muzehe wanjye nkunda cyane muzehe Tabonere ukuntu ejo bizaba bimeze nawe igihe azagira kuri stade isima zizatangira match zizatangira sangaye hashigaze n'abantu bari sport bari hanze bose babwira saa 10 muzehe ubwo nagiye kutubwira ashimira kandi n'abakinyi bari kwitwara neza muri iyi mizi bose kwitwara neza arakoze inshuti yanjye Kamananga mukunzi wanjye kandi mukunzi wa Rayon Sport Jimbitse Kamananga arayikunda ndi kumva ntabwo turi abafana tandukanya gufana no gukunda twe turi abakunzi twebwe turi abakunzi ba Rayon Sport kuko tuyifitiye amateka menshi niturya nitunywa kenshi na kenshi turara duhangayitse tutekerereza ekipe ko bizagenda niyo mpamvu ubona muri iki gitondo twazindutse dutangariza abanyarwanda ari abari mu mahanga ari abari imbere mu gihugu hose kugira ngo turebe ukuntu byagenda kuri iki gikombe Peace Cup tugiye guhuriraho na ekipe ya APR. Iyi match rero ubundi ni football ntabwo ari intambara kumvikane ko ari football byose birashoboka agomba kubamo fair play birumvikana ko byanashoboka rero ndababwiza ukuri yuko hatabayemo maguyi hatabemo ruswa bakinyuma bagiye kugambana mu makinyi ikipe ndagitera ikintu ushaka kwibutsa muzeyi nk'umuntu w'indani muri sport ushesengura ubana n'abanyamakuru barugaju n'abariganye n'abande bose n'abagiseri icyo namaze kugusesengura ntacyo byamara twese tuzasohoka babitwara byose natwe twabitwara byose APR Sport bizasohoka imwe izabiyame cyangwa ibiya kabiri niko byagenda kose uko byagenda kose tuzasohoka twese turi babiri byumvikane ko ngewe ndashaka nta maguru agomba kuba hari rero ndashaka guhindura amateka uri kubyumva dutware rero ibikombe bibiri byombi bibiri nabo basohoka ku mwanya wa kabiri ntabwo tubitwara wewe n'ubundi ni hahandi nzaba hari futi apo ngo turadakoze nzaba hari ndari kubikombe ko kubitero muze nanjye nzaza mwitendeko kabiri gifti ngomba kuyibaha urumva tugasohokana mugasohokana azasigara ku rugo bana uzasigara ku rugo muzasigara ku rugo mwese muzabukira mugende turamenyesha rero ira ministeri ishinzwe gutanga passport nk'iyanjye yararangiye badukorere passport zihuse kugira ngo tube twitegura ingendo uko mujye kuri indege mujye kwasa amakipe hanze ayiwe mugiye kuyanura ntangariza rero abanyarwanda nk'umuvugizi wa Rayon Sport ufite amakuru y'indani tugiye kugura abanyamahanga bacyaye cyane bageze kuri batanu barimo abanyasenegal bamwe ba Burkina Faso noneho dushyiremo n'abanyarwanda nabo beza bakomeye tugende turebe ko twagera muri aya matsinda amwe umuzehe yaduhereye imodoka baduhaye ni ukuvuga ngo turagira ngo twongere tureke umusaza yishime muzehe ujya bakubita akandi kamodoka yongere muzakunda umupira muzakunda futu cyane akunda futu muzehe cyane niba ruzi ikintu cya mbere kibaho kinezeza uriya muzehe wacu
akunda football byahatari ubuzima ntabwo yagiye gukina Inyamirambo se abantu bose babireba ni umuntu ukunda umupira cyane bose akanga umwanda wa happy oya ndabizeza yuko nk'umunyamupira ngiye sindagira amatiku nta muntu wambuga ngo ari amaruswa natunze toni y'amafaranga ni miliyari nta ruswa nta wama nukuvuga ngo nta mwanda mbashaka umupira nta byamarozo dukeneye mureke dukine umupira nutsingwe ugere ujya mu cyiciro cya kabiri uratuvuga ngo ugiye mu cyiciro cya kabiri igira ngo ni burage ariko imaze kubona ko atari burage yisubira yiragaruka nshimira perezida wa Kiyovu generali waritanze imana yo mu ijuru izagumugisha ikongerere udufaranga twawe wadutanze muri Kiyovu iragarutse ubu tuvugana ntawe yajya ariko ni generali yari bimaze pe udufaranga yadukwenda hasi ariko simbavugiye kuri televiziyo ariko yaritanze arabati kwishyaka ni njyewe wari wayindibuye ariko ndayigaruye generali yakuye amafaranga hasi ariko bari kwitanga Kiyovu aratanga prime y'imwe n'igice abana bakishima bakarya umuceri bakarenzaho ka teveri wenda nta bikabyo runaka bihari ariko muri Kiyovu nabo birinda umugabo witwaye Mede nawe ntabwo ari mwiza burya Mede avuga utugambo twishi kandi utugambo tutagira ibikorwa ntabwo njya dukunda ariko nanjye nigaruramo gake muri Rayon Sport tugomba kujya mu bumwe niba ubona Rayon Sport isigaye ifatanya ubumwe na APR tukishyuza tukanahomba suko APR itazanye abafana nuko tutazanye abafana ahubwo turi muri situation mbi ubukungu bw'isi buhagaze nabi icyo twemera mwabagabo mwe ninde muntu urya kabiri umuntu asigaye arya rimwe akarenzaho amazi cyakarenzaho iyo Knowless mboneraho no gushimira rero umuzungu wa Bralirwa my friend my name Captain Isaac ariko sindi captain w'umusirikare ndi captain w'abasinzi burya ntabwo gutagira baruyobora il y a quelque chose il a pourquoi il a parlé jamais il a longtemps umunsi umwe nzaza Bralirwa mujye kumusura nze gusura umuzungu umukadire wa Bralirwa ari kunyumva nyeneye mfite akabari nyeneye udutebe nyeneye agafirigo nyeneye udukora umunsi umwe nzaza kubasura Bralirwa yacu dukunda cyane bayita Pelagia bayita Primus Pelagia nzaza kubasura nzaza kubasura nanjye mbabona ibyo mandimo ubwo rero dukomeze ingingo y'ejo match zaba saa 10 ariko mu kuba saa 10 hazabanza umuziki bisoso zaba ari gucuranga saa 6 abanyarwanda bishimye abantu bose bamanutse bavuye mu ntara bamanutse aho bazategera muri bu ntara ni muri gare muze nawe navuga icya ejo tuzakira abantu hehe kuvuga ngo rero hari Kamananga urakoze cyane ariko mbere yo kuvugaho abantu bazakirirwa hari agatekerezo nari mfite kwa football yo mu Rwanda kuko burya jewe ndi Muzehe Kwizi rero urumva ndi inzu y'ibitabo urabona football yo mu Rwanda yarangiritse jewe ako tuye kubikosora ndashaka kukubwira ukuntu muri yakosora tubikosore duti ni ukuvuga ngo ntabwo uciye mu ijambo muzehe koko football yarangitse ibyo perezida wacu avuga yarangiritse ni gute watsinda Rutsiro ibitego 5 kandi ari iya kane icyo shaka umwanda s'il te plaît nukuvuga ngo ni gutsinda Rutsiro 5 Amavubi najya muri Champions League bazayitsinda bingahe ibaze ibicupe bazayitsinda 10 bitajya 10 irumva none se Amavubi akinamo abantu mu Rutsiro na hehe none Rutsiro itsinze 5 kandi ni yakangahe ni yakane imaze imikino 17 itaratsindwa ikipe none itsinzwe ibitego 5 kandi sugamira ibaze ikipe ubushize apere itwaye igikombe nabwo yatsinze Rutsiro ibitego 3 nuko ngo bigiye mu mikino ya nyuma 3 cyangwa 4 ya nyuma Rutsiro iritsindisha Gatera nahagarikwe imyaka 5 kuri amaguru uwo bita Migi nakoze yakoze uriya mwana yaciye umupira muri APR yayibaye muri Agenesi Migi nakosa yakoze kubera hamagaye umuntu muri Musanze yaravuyeyo arakana runaka kamugeti uvuganira banyirukanye gute ntabwo Migi ari mu ruswa Migi arakize Migi yakinye muri Simba afite amafaranga afite rafage na miliyoni 30 Migi arubatse iwabo ni hano umuntu uza Nyamata oya ni hano yubatse Nyamata ariko Migi ni hano umuntu uza Inyamirambo bahita kumumena n'umwana tuza amafaranga
njye namugurisha imodoka ari muri APR nangira mugurisha za golf zaki afite amafaranga afite amafaranga nta ruswa yarya bamuveho rero none se Gatera wavuze ngo nanjye ubye na Gatera nabatosha sibyo bakinye ubwo urumva ruswa atayireze sende gasabamenye ko yahagaritswe umuntu muzima ufana ikipe agiye gukina avuze ko ari umufana w'ikipe kandi atari yagiye gukina nayo ubu byose nibisobanuye ngo ndi umwana w'indani nuko azi ko bamwirukana Seninga nahagarika imyaka 5 na Gatera ahagarika imyaka 5 natwe tufite inararibonye turabasesenguzi ngiye kwigira lisansi A lisansi B lisansi C muri Ferwafa ikipe ya Rayon Sport nzayitoza cyangwa izatozwe na Karekezi Olivier Karekezi Olivier uri muri Sweden turagukumbuye uzaze udutsindire ya APR bya bitego bitatu batsinze bakazimya amatara turagukumbuye cyane muze komeza dusezera intanga ubusobanuro bw'ukuntu football yo mu Rwanda yangiritse nkaba natangaga inkunga y'igitekerezo y'ukuntu bashobora kongera kuyigarura hafi biriya bintu by'amafaranga byo gutegura ni ukuvuga ngo icyo gihe ubu uri umuswa muri football iyo ukoresheje iyo maguyi ukavuga ngo ariko APR tuyigarukiremo gake APR sigaye itwara neza APR yabaye ngo twumve ubumwe duteranya amafaranga yo kwishyura stade uriya stade yari yabayishyura miliyoni igeze ku 10 noneho turashora twashyura 30 uhora na homba APR itangiye kwivugurura burya APR itangiye kwivugurura none icyo twavuga ari umuzeyi kugira ngo twungikiranye urabona ko umaze gukura nanjye ndacyari muto ariko nanjye ndimo gukura ndi gusatira twungikiranye uvuga neza ibintu bijyanye n'amagu iba mu mupira w'amaguru kubera ko iyo hataba mu magu abantu kandi n'abanyamakuru Radio Rwanda tuyitangarize yuko iyo ushyira umupira kuri televiziyo bituma n'abantu bajya ku mupira cyane bisaba ngo ni mu mupira wabaye ntajye mu muco tuca kuri televiziyo murashaka amafaranga twarahombye bivuga muze komeza biriya bintu by'amafaranga byaje muri football nibyo byawanyije ikintu cya mbere ni kuri kuzamura iriya za recruitment amafaranga menshi umukinnyi akagura umukinnyi for example n'umukinnyi wa miliyoni ugasanga indi kipe mukeba imuhaye miliyoni 10 urumva icyo gihe wa mukinnyi nawe ubwe ntaziyumva ko ari umuhanga uri kubyumva azakina ibyo abonye uri kubyumva kubera iki ya mafaranga yahawe kugira ngo agafite ko amafaranga narayabonye ndavuga akaguru ndakavunikira ko amafaranga namaze kuyabona umwana ugiye umuhaye miliyoni 10 kera ndakubwira yavunika ari nzazame umva kubwira wakubita takera akisimbukiye kare avuga ngo icyo kuvunika nari amafaranga yanjye uri kubyumva tekereza abakinnyi bariya bambere aho utangiye kurakara urumva oya ntabwo ariko umupira byose birashoboka iyo ubonye umupira wabaye umwanda uzi football yabayeho habagaho amakipe nyazi zira za Etincelle zagiraga bitwa ba Bishandora bakibukira ba Kakonge bakakuko ari abakinnyi bakorera amafaranga ibihumbi 20 niyo bahembwaga ari amafaranga uri kubyumva ari amafaranga Derebuza Ronje muze byose muzabizi yakoraga kwa muganga urumva hari ya Centre de Santé Nyanza niho yakoraga afite radio ya disco n'umwana njya kumureba nakubusha muzengwaye ngo nje kureba ngwara umutima utankanga wiraka we ntabwo ndakana yagenda kubwira umwanda usige mu mupira yewe ukanera kati ibyo avuga ariko nibyasera umwana niyo mpamvu utakijya kuri stade n'ubwaje kubaye kwita kujya kureba umwana ikipe igutsinze ibitego ngo bitanga ikipe yigeze itsinda ibitego bitanga reka nikubwire Hilal yo muri Sudan irayarenze ikipe imaze imikino 17 igatsindwa biratsindwa bitanu gute ibibazo iriya kipe yigeze itsinda ibitego bitanga yigeze itsindwa bine bibaho ikipe idahari ariko biba match fixing muze no kwihangana ndabizi no kwihangana no ntabwo ndi wabigenza muze byaramubabaje man muze byaramubabaje nibukanza kureba nagira match yarambabaje kandi meya wa Rutsiro yari yatangaje ngo tugiye gutanga isomo riharwa ndahinda kandi usanga ari umwanda ugasanga ngo ikipe ngo bayihaye igikombe itagikoreye bakiguze kamwe ntabwo bagite niyo mpamvu mbere makipe akinangaza ni kimwe mu Bwongereza ikipe itwaye igikombe
igaruje amafaranga yose yashoye mu bakinnyi neza mu Rwanda ko igikombe gihagaze 15 ugashora nko wapera yashoye miliyari 2 twe dushora nka miliyoni 800 ese amafaranga dushora ko ari menshi kurenza y'igikombe nta kuntu federasiyo mu Rwanda yakuriza igikombe nikayishyira ku mafaranga agaragara tukajya tunagaruzamo ibyishimo tuba tugura n'iki binadani by'abasinzi babo gusinda n'itombora biriya ibyishimo baba bashaka uri kubyumva ni bya bindi byo kugura umwanya wa mbere ngo nzahora ndi uwa mbere kandi uri uwa nyuma ngo watwaye igikombe utagikiniye utagitsindiye ahubwo wakigize ibyo bintu birababaje no kuri murakoze wakiguze ntiwagitsindiye ntabwo wagikoreye ntabwo wavunitse gishaje kera rero ntabwo byabagaho muze byamubabaje Vieta Onere byamubabaje uri umuparano uhembwa amafaranga 15,000 umuparano wa kera mbere ya jenoside ura amafaranga yahembwaga 12,000 ariko ugakinira ikipe ya Rayon Sports wishimye uri kubyumva ugakinira ishyaka ukemera ukitanga uri kubyumva twazaga tugakubitwa tugatsinda Pantere hangaha Pantere Ntwari tukakubitwa kuri Pantere waba se warariye inkoni za Rwagafirita mu mifatango ya muze kwizera itonde ya Musa TV uyu mugabo yakubise inkoni muri ka Kigali Pantere imaze gutsinda Rayon Sports cyangwa Kibabati muri Gasenyi bagakubita inkoni ugaca mu mifatango rero Kigali ndakubwiye ngo narahakubitiwe hariya hantu maze kumutera ibitego 2-1 ndibuka icyaka bitwateye penalty ntuzandaga ndorate ni white uriya Rwagafirita abayinjiye mu kibuga yari afite pistol yahise akomeza gushya atangira kuvuga ngo ntambara n'imwe uranene Rwagafirita ndacyambibuka urumva bwana abanyamakuru batuye muri Amerika batuye barugashurika ni mwese murabasesenguze ariko turabasesenguze ku bantu ba mbere batayifa ujya turumvira muri ka Kigali Rwagafirita afite pistolet hariya akajya abwira urubitire ngo pururu itaka penalty hariya ngabo nzima ari mwizamu icyo gihe cyabaye ngabo nzima ari mwizamu ariko hari umuzamu afata isanamu ngeze isani warimo ngeze isanje je ni warimo mwa kabiri hari metre uri kubyumva ari wa muri babitwa bari abantu ba uriya mutoza nindi kan mugera Royce urabona mutwa kan mugera Royce uramusaza munyamirambo na babanduru urumva muze kwizi byose bifite ku murongo baramubabaje amutera gahinda gukubita ibipfu tumaze gutwara icyo gikombe nibwo uriya Rudasingwa Ronje bahitaga bamuhamitasiyo yo kujya igisenyi akaba ari yahajya nibyo uko ngende bamutegeka ko nge nanjye match ya mbere muri 2023 etense inani gatatu muri match niba bamuhaye rubize no trofea Darimana igikombe cy'amahoro cyakinywe na Mukura na Pantere inani karindwi hapfa abantu bageze kuri 6 Mukura icyo gihe yagitwaye Pantere kapiteni yari Runuya hari Runuya yakubwira mubwirira liste ya ntuza ya Mukura hari Runuya hari Ndamaje Jire hari Ndamaje Vincent bari Gatama Kamarondo polisi kominale ngiro nsanga urumva abo n'abakinyi bose ngo muyize urumva baba muze kwizera renze kwa nyewe nakinaga muri junior z'abana kwa ko abana baturi imipira nyine bayishyiza mu kibuga nayo ndahafa ku kibuga Runuya ari mukinye utego ntabwo yaramukinye Runuya namubonye yambaye kapiteni yakoye no muri Mukura za muri Rayon Sports biba ni nambara badidasa bitwa badidasi bamukura sha umupira murawuzi no kuri kw'Imana twa turi abanyamupira ntabwo turi abantu bavuga utugambo runaka twa turasesengura no kuri kwamaze kubashimira none zamuga ibintu turimo ariko twabisomye ntabwo mwabisubye biri mu mutwe muri mu mugenda ari umupira 83 emvucyano ku Muhima nakinye muri Ronderi Ronderi yari ikipe yo ku Muhima ariko ikina mu gasikata kuri Intex gwari hari Uganda w'ibirige inakinye muri stili ya Majegwari ya kwa Kanamugire ari kwa Twagiramungu nakinye muri Jona Kiyovu nakinye muri Jona Sport Kanamugire aranojeje ndamwibutse muzeyi Kanamugire arayise buri Kamaranga dusezera urumva nukuri mwakoze kwitabira Muze TV show kandi naye ndabashimiye nukuri babizi ko dutanga ibiganiro bishimisha abanyarwanda bishimisha bari hanze n'abari hanze y'igihugu cyacu dukunda cyane nukuri
tubakunda cyane kandi mujye mwibuka gukora like na comment na subscribe kuri Amuza TV Show muze quiz. Nawe ndabizi ko abahaye urutonde igihe ibikombe byatangiriye byanarangiriye. Kamanango nawe kapiteni yababwiye yuko nawe ukuntu ikipe ya Sport yatangiye ukuntu imeze kanya ihagaze neza, nawe mwamubonye ni ukuri ndabashimiye kandi mwakoze kabisa kwitabira Amuza TV Show. Wow. Mwakoze cyane. Ciao ciao.